dore inzu ni iyi ngiyi. Iyi nzu ni uku nguku yubatse. Dore ukiva hano muri parikingi uhita ukomeza hirya. Iyi nzu ni uku yubatse. Urubaraza rwayo rutangirira hano. Dore n'uko kimeze. Aha ni muri jaride. Dore niko bimeze. Ifite ibyumba 4, tuwarete ni 2. Reka duce hirya mu gikari turebe ukuntu bimeze. Aha ni amanegisi hanze. Iyi nzu ifite pariseri ihagije. Ibi ni ibyumba byayo. Aha turi dore ni kontorore. Ni ahantu heza. Dore iyi nzu imwe irimo ikodeshwa 300. Iyi ibyumba 3, tuwarete 2. Aha hantu ni hanini kandi urabona ni heza. Turahani ku muhanda wa kaburimbo. Korotire yose ni iyi. Inzu zose zirimo. Ahantu ni hanini cyane. Kambereke n'ikibanza kiri hepfo yaho kinini. Munsi y'iyi nzu hafite ikibanza kinini cyane. Kibanza nk'iki. Dore ni iki kibanza. Uhamanuka ni kuriya. Dore kiragenda kikagera kwa aya mazu uri kubona. Iyi nzu ya Mugongo niho ikibanza kigera. Hariya harimo indi nzira igera hejuru hariya munsi nk'uko bibona. Aha turahani mu mujyi. Aha ni Karuruma. Aha ni Karuruma muri Gasabo. Ubwo aha ngaha tuje kubereka ino nzu. Aha duhereye ni inyuma yaho nk'uko mubibona. Dore ubu turinjiye mu gipangu.
aha hantu ni heza ku buryo utasanga ahandi. Iyi pariseri ni nini, ifite ubuso burenga 600. Dore na hariya harimo, aragenda akagera kwa biriya birabyo uri kureba. Ahantu ni heza. Inzu tuje kubereka ni iyi ngiyi. Reka tubanze tubereke pariseri y'aha. Nuko pariseri igenda. Uko mubibona, gutya pariseri imeze. Pariseri iragenda gutya. Dore uko pariseri igenda. Iyo ni pariseri yaho. Pariseri yaho iragenda ikagera neza neza kuri uru rukuta rw'amabuye. Aha hantu niba rubaka igipangu, ariko urabona ko haburaho korotire. Korotire yaho ni uko igenda. Dore inzu ni uko imeze. Ni iyi ngiyi uri kureba. Dore inzu ni iyi. Ni inzu iri ibyumba 4, tuwarete mu nzu. Dore inzu ni uko imeze. Iyi nzu ni inzu ya mugongo imena habiri, ifite ibyumba 4 binini na tuwarete mu nzu. Dore n'ugutya inzu imeze. Dore ni urubaraza rwayo. Iyi nzu reka tuyizenguruke mu ndebe. Aya ni amadushe n'amatuwarete byo hanze y'ikigega. Aya ni amanegisi yo hanze. Bivuga ngo aha ni mu gikari. Iyi nzu uko nyibabwira niko imeze. Hariho urukuta runini cyane rw'amabuye rukorotiriye mu gikari nk'uko ubibona. Aha ni ku irembo. Harimo ubusitani bwiza bunini, hakaba amafu. Ushobora kuba uhicaye umeze neza, ahantu wahasazira. Ni mu butaka bwiza, hameze neza. Nuko hameze. Iyo uhahagaze uba uri kureba ku muhanda neza ujya Nyabugogo. Ni hano Karuruma. Nuko bimeze. Iyi nzu tugiye kubinjiza mu nzu, ariko duhereye inyuma mu gikari, tutanyuze ku marembo. Tubereke muri salo gusa. Iyi ni sale à manger.
dore iki kibanza ni gutya kingana, harimo warehouse iteye ubwoba. Iki kibanza ni kinini cyane, ufite gahunda wakigura. Uko ubona gikorotiriye niko kimeze, uko kimeze zirimo, ni gutya iki kibanza kingana, ni gutya kingana. Ni poroti nini cyane, ufite gahunda iyi wayigura.